roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue yo kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 78899900576. Yes, ndagira ngo rero nongere ngaruke rwose muri studio, ngarutse muri studio nonaha kugira ngo nubundi bagezeho amakuru yihutirwa na makuru agezweho agendanye na Sadeke. Nyuma rero yuko kuva ku munsi w'ejo twavugaga ibya Sadeke yagombaga rero kwambuka ikava hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikiciro cyabo cya mbere, kikambuka kigataha giciye hano mu Rwanda, aho bagombaga kwambukira ku mupaka wa Grande Barriere cyangwa se bita nkunira Koronish. Niho bagombaga kwambukira, barangiza none bakambuka bakerekeza mu gihugu cya Tanzania bagataha. Uyu mugoroba rero ikinte kuza muri studio ikitaraganya, mbazaniye version nshya, mbazaniye impamvu cyangwa se operation yizi ngabo za SAMIDRC ziri gutegura hano Igoma, akaba ari no mpamvu zidashaka kuva hano Igoma, kuko byari byitezwe ko uyu munsi bagombaga gutaha ariko birangiye badatashye. Ikindi kandi mwibuka nuko mu by'ukuri akomeje kugenda bacura utuntu duke, aho abatebye batangiye kuvuga ngo ejo ushobora no kumva none bavuze ngo ni mudubanze muducure n'izi varisi twabikagamo imyenda kugira ngo nubundi minsi ikomeze kwicuma. Ngira ngo ku bantu tubana ikiganiro kibanziriza iki ngiki, mwibuke ko twababwiye ko nubundi bari kwitinzatinzwa, byari biteganyijwe ko bagombaga gutaha uyu munsi ikiciro cyabo cya mbere, ndetse imodoka zari zateguwe, ariko muri gahunda yo kuvuga ngo ntago bashaka kugenda hari kumanywa cyangwa se hagaragara, bavuga ko ari buze kugenda nimugoroba. Ngira ngo abantu bageze hano kuri Grande Barriere masaha y'umugoroba rwose nta n'inyoni yatambaga, bari bagerageje gukumira zaba abamotari yaba modoka n'iki byose, bari bamaze kubabwira ko ntawemere gucyaracyara hariya mu rwego rwo kwirinda kureba cyangwa se kuba babafotora igihe bagombaga kuba bari kubasaka cyangwa se bari kubacakaza, kugira ngo barebe ko nta byakwangiza cyangwa se nta byahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bambukanye. Muturo byagenze biti, abantu turi buze kugendana neza n'abantu nubundi bumvishe ikiganiro kibanziriza iki ngiki twabageje mu masaha ya saa 7 saa 8 gutyo, tubabwira imigambi mibishya izi ngabo ziri gutegura ndetse n'abambari bazo, ariko bikabiri kugirwamo uruhare n'igihugu cy'Ububiligi cyangwa se n'ambasaderi ubanye n'amahanga w'Ububiligi uri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wagiye zaturi agera mu gihugu cy'u Burundi, aho rubageraje bagirana ibiganiro, yaba Evariste Ndayishimiye ugashiraho yewe na Gisekedi ndetse no ministiri ku bitero bari gutegura ngo byo kuba bakwigarurira uyu mujyi wa Goma. Reka mbere ko twinjira wenda muri tuza kureba muri ubwo busesenguzi dutesengure twinjiremo cyane, reka manze mbabwire impamvu Sadeke uyu mugoroba habaye kiko idatashye, mu gihe hari ibikorwa byinshi byo byagombaga kubera hano ku mupaka wa Grande Barriere byari byimwe bijyanwa kuri Petite Barriere. Uyu mupaka weraga nta muntu n'umwanyuraga hanga rwose, bye byamaze guhinduka. Umutekano w'igihugu cyangwa se ku gihugu cy'u Rwanda bari bamaze kushyira mu bikorwa cyangwa se bamaze kuhadeployinga abagomba kurinda cyangwa se kureba umutekano w'izi ngabo za Sadeke zagombaga kwambuka. Ese byagenze bite? Ntiza umwanya rero utarenze iminota nibura 30, 35 cyangwa se 40,
hanyuma none nge mbikuvere imuzi muzingo. Ariko rero disi niba ugeze kuri umuriro ari ubwa mbere, ndahita ngusaba gukanda kuri subscribe ndetse ukandi no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera nawe uzajye uba mu mbere mu kubona inkuru zikihagera. Ku bantu no mwabikoze ndabasaba gukanda kuri like ndetse munasharinge iyi nkuru kugira ngo nyine n'ubundi mu by'ukuri dukomeze kugenda twagura umuyoboro wacu, umuyoboro wanyu, umuyoboro wa rubanda. Nuva ngo ikintu Sadek yakoze n'ubundi birasa no birimo amayere, ariko amayere arimo n'ubundi akaba n'ibimenyetso bigaragaza ko badashaka gutaha. Ariko n'ubundi ni byamenye nababwiye nti n'uby'ukuri ni tekinike cyangwa se nibiri gupangwa n'ibihugu bishaka kugira ngo biri ko byafasha Gisekedi gusubirana uyu mujyi wa Goma. Sadek imodoka zigombaga kubatwara ziriwe ziparitse, bakabwira bati tugende, barabwe bati tugende, bati turagenda nimugoroba, turagenda nijoro bwije, bati turagenda bwije. M23 icyo yahise ikora niki, yahise ikomeza ijya mu bikorwa byo kureba zino ngabo MONUSCO irimo gucura cyangwa se iri kohereza ikishasa ziciye ibeni, kuko noneho mu by'ukuri ziri yuzuye umunsi ngo ziragera ahantu bita za Butembo. Noneho ngo mu by'ukuri indege ya MONUSCO ihita zitwara izigeze Beni, zibone gufata indege ya Beni zerekeza ikishasa. Ibi bintu abantu mutari buze gukurikira ibi bintu ntabwo muzamenya uko ibintu byagenze, muzasa n'abari kubona surprise gusa, usibye ko wenda ibyinshi bazajya burizamo mwumve ngo babyaburizwijwemo, ariko nyine ntumenye ngo ese byaburijwemo byatangiye gute. Ariyo mpamvu ndi kugushishikariza kubana nanjye kugira ngo uzajye ugenda umenya akantu ku kandi. Izi ngabo bari bateguye zari nyinshi, cyangwa se hagombaga gutaha abasirikare benshi barenze umubare w'imodoka zari zateguye, cyangwa se imodoka zari zamaze kubategurirwa zagombaga kubacura, ku buryo hari hagomba kubaho no gutendeka. Donc rero ngo bagombaga kugenda batendetswe, ku buryo bagombaga kugenda ari benshi mu rwego rwo kubacura ari benshi, bari bavuze ati wenda no gutendeka turabatendeka. Izi ngabo za Sadek zari zamaze kumenya ko ziri butahe, ariko imodoka bite n'imibare bari bamaze kubabwira bari butahe, bari bamaze kubona ko imibare irenga. Icyaje kubaho rero niki, izi ngabo zikimara kubona zirenga zicecekeye, M23 bajya muri ibikorwa byo kujya gusupervisinga cyangwa se kureba uburyo ki izi ngabo za MONUSCO zirimo gutaha. Zino zingabo ziri muri MONUSCO bo baravuga bati reka dutegereze amasaha agere, none iki gikorwa kiraba cyarangiye duhita tujya gukurikiza igikorwa cya Sadek rumagiho. Sadek ntiyigeze ibwira M23 ko imodoka ari nke, barategereje barimo kurya bari no kunywa. Mu kanya amasaha y'umugoroba rerageze, nkuko bavuze ati twe turagenda hari umwijima, bavuze ngo baragiye. Izi ngabo ikintu ngo zise ziripotinga, ziravuze ngo imodoka ngo ntabwo zibakwiye kandi ngo ntabwo ari bugende batendetswe. M23 mwe mwitendeke twe turabikora, nta uri bubabwire ngo muratendetswe mupfa gutaha. Bati twe ntabwo tujya tugenda dutendetswe. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko izi ngabo ntabwo zishaka kuva hano mu mujyi wa Goma. Arega bihise biburujijo, ariyo mpamvu abantu barwate se iyo M23 iyo ifatamo bake abandi kabasiga igafata bari bwuzure izo modoka ntihabeho gutendekwa. Ariko ntabwo byari gushoboka, kuko nubundi niba bari bamaze gusora umubare w'abari busohoka ibintu bya gisirikare, ibintu donc bya leta, ni ibintu bigomba guca muri process ndende. Niyo mpamvu bahise bahagarika kugutaha, baravuga bati reka no tuhite tushaka izindi modoka, cyangwa se tunagaragaze ko imibare y'abagomba gutaha ihindutse, hatagira ikindi kiza kubamo.
kuko niba muri Tanzania biteguye ko bari biteguye ko barakira abantu 200 ntago ari gushiramo abantu 50 ngo ari bo bajyana iyo hirya byari gupfa ukundi none bikaba ibindi niyo mpamvu runyamukuru itumye ubu tuvugana ingabo za Sadeke nkuko biri rwose byagiye birimo kugenda bivugwa itumye zidataha akantu kadafite ubusona akantu kadafite katagize icyo gatwaye niko gatumye izi ngabo zidataha ntabwo byoroshye ntabwo ibyizi ngabo za Sadaka ntabwo byoroshye n'aka na gato ni ukuvuga ngo ku rundi ruhande ikindi mugomba kumenya ndababwira nti izi ngabo barimo gutegura ibitero binini cyane ibitero ariko bikaba ari ibitero ngo bigamije kuba byagaruye umujyi wa Goma uburyo bashaka gucishamo ibi bitero nubundi burimo gutegurirwa hano mu gihugu cy'u Burundi ariko bukaba iyindi myiteguro yindi ikaba igiye gukomereza mu gihugu cya Tanzania aho izi ngabo nke ziri buze kugenda zisa naho zigitegereje kugira ngo barebe ko babona ngo hari biri kubura kugira ngo babone batangire imyitozo myiteguro nazo zimwe mu ziri buze kugenda bura abasadeke ntabwo ari buze kubura bake bari bube batashye ariko bazaguma hano muri Tanzania ahari buze gutegurirwa urugamba rwo kuzagaruka mu mujyi wa Goma habanditswe turacyavuga ngo baratashye anshwida bari gutegura ibitero harango baragera hariya muri Tanzania bahite bajya mu kigo bitegure kugaruka igoma kurwana ku rundi ruhande ariko hari n'ingabo ziri gutorezwa hano mu gihugu cy'u Burundi mwamaze kumva kwitwa Hamada rwose wabarizwaga muri FRN nawe ari mu ntambara no muri za Minembwe yakamejije ari gufatanya n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na FARDC na Wazalendo kugaba ibitero mu Banyamurenge hanyuma rero warangiza ukavuga ngo izi ngabo zizagira zite bamwe bazajijisha hano muri Sud Kivu nk'abari kurwana n'iyo ngiyo za Warikare noneho abandi ngo bahite bazana indege hano igoma M23 ntibashake bategura imbondo kurasa indege hakiri kare kuko ngo zizamanuka ari indege zirenze imwe nizirangiza rwose ngo zize zirase mu kurasa kwabo mu kurasa kwizi ndege abandi bamanukire ku migozi ngo buzure banyanyagirane hano mu mujyi wa Goma baze basanga n'izi ngabo za Sadeke zizaba zirimo ubwo urumva bazaza bototera umujyi cyangwa se iki kibuga cy'indege none hariho urugamba rutangira abandi bamanukire za Mogoma ngo none habe urugamba ku buryo M23 bazabagiye muri Sud Kivu kurwanayo abandi bariyo zawarika no mu bindi bice ngo bazaza basanga umujyi bamaze kugota ndetse no kuwukorera ngo amasuku icyo bise ngo namasuku M23 nta kintu bakora reka dushireho Vincent tumanukane muri amakuru reka dushireho Vincent rwose tumanukane muri amakuru allo yes Vincent wiriwe neza wiriwe komera cyane komera fighter yes hanyuma hari operation yari ingezeho rero yezo ngabo za Sadeke rwose nasize na n'ubu ngubu rwose ugitegereje uri gukurikirana amakuru ngo yuko ziri butahe nkaba ngira ngo ese hari igisha waba wamenye kuri izo ngabo za Sadeke nje ko ibyo namenye ngo ari uko ngo zivuze ngo ntabwo zigenda zitendetswe n'iki byose ibintu nk'ibyo ngo bagomba kugenda ngo buzuye n'iki byose ndi makuru mashya wamenye na ya Vincent n'ubundi ingabo za Sadeke nyine zaje mu tumwa za Samidia tuzakomeje kwanga gutaha yego zanze gutaha mbere zavuze yuko zitaha mu masaha y'ine z'ijoro none ziraje mu gihe bamwe mu
abakadre ba M23 bari baje kugira ngo barebe ko zitanga uko zari zabivuze. Yego. Bivuga yuko zidashobora gutanga kubera yuko ngo bagize ikibazo cy'imodoka. Yego. Kugera iyi saha rero mvuye mu mujyi wa Goma bikiri gutyo kuko ntabwo umuntu aba yemerewe gufata amafoto cyangwa amavideo. Ariko bavuze ati ntabwo twemera gutaha kubera yuko ntabwo dushaka kugenda n'ibitoki, dushaka kugenda dutembetse, turashaka kugenda abantu bari ishuri bameze neza. None se izi ngabo mwokabyarana, izi ngabo ko mbona zidashaka gutaha, ngo ntabwo zishaka kugenda zitendetswe, kandi nta urenda kubahagarika ngo yandikire umushoferi ubatwaye, ko nta urenda kubahagarika ngo gavuge ngo muratendetswe ngo none ngo bimeze bite ngo bigende gutya na gutya ngo babasa amafaranga. Abaga gukora iki adashaka gutendekwa, gukora iki ibi babitabitangaje mu by'ukuri batavuza hakiri kare ngo yumve turangire bike yakora, ahubwo bagashiduka cyangwa se bakarindira ko bicara mu modoka bikagenda uko nguko. Harimo ikibazo ubona kitari kugaragazwa neza n'abasirikare aho batanze umugambi na FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi. Yego. Bakaba bashaka buryo ki bakomeza gutinza ibintu kugira umugambi bafiteho kugira ngo barebe yuko umujyi wa Goma wakwakwa abasirikare bo muri M23. Yego. Bakiwurimo noneho babasha kugera ku gitekerezo nyakuri gitwe na Cyril Ramaphosa na perezida w'u Burundi kugira ngo abe ari cyo bagenderaho noneho abejo cyangwa ubundi bakomeza bazana amananiza noneho babona uko bazafasha ingabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi n'abazarenda batarakota kugira ngo bigarurire no mu gihe babinyujije mu mayeri bakajya bavuga ngo turi butahe mu gitondo bakazana amananiza bakavuga ngo nimugoroba bakazana amananiza none bageze ku mananiza y'imodoka. Ibitekerezo byabo rero biraza kuburizwamo. Ntabwo twabona ko ibiro biri bukunde, ariko undi munsi yenda byashoboka ko M23 nayo babonye ko abari baje kukurikirana ko bataha bagiye babafite ntabwo bagishimiye. Ubona yuko nabo barafata izindi ngamba zidasanzwe z'uko bagomba gutaha. Aha. Ubwo reka tuze kureba wenda hari ku bigendanye rwose n'iritaha ry'aba bagabo gusa, ariko ku rundi ruhande ibintu ntabwo byoroshye kuko urabona ko mu by'ukuri bari kugenda bica gahunda ya M23, ariko byose ngo biri kugendana n'izi ngabo za MONUSCO kuko nazo ziri kuva muri MONUSCO, ngo bafitanye kope iteye ubwoba. Ntabwo ubundi bari hariya kugira ngo bubahirize gahunda ya M23, ahubwo bari hariya kugira ngo bace intege M23 kugira ngo ube yakora igikorwa kibi noneho baporofitire mu gukora igikorwa kibi. Kandi niyo mpamvu ubona bazana n'amananiza nk'uko bifitanye gahunda n'aba FARDC buyemo hano mu mujyi wa Goma bamaze kugira Kinshasa bazongera bagakonsoma bakadeni bagafatikanya n'ingabo z'abarundi zaba zivuye mu bindi bice, akaba aribo bajya imbere, bamara kujya imbere bagashaka ibyo ki babona abatamediya basigaye hano mu mujyi bagateka M23 umutwe. Yego. Aha. Reka tuze kureba, reka tuze kubireba mu by'ukuri uko bizagenda cyangwa se uko bizaba bimeze, kuko urumva ko rwose ibintu ntabwo byari byoroshye, urugendo ruragoye, ariko sinzi ko ruzagenda neza. Vincent, iyi nkuru tuyivuye wenda tukatunyarutse gato cyane hano n'ubundi mu nkengero ya Uvira, ni igice cyangwa se n'ahantu hiriwe imirwano, nanone urugamba rurimo kugenda rugaragaramo ingabo za FDLR nyinshi cyane. FDLR yaricemo ibice bibiri, hari abari baragiye hano muri za Sud Kivu banakomereza muri za Nyungwe ngo bashaka ngo gutera u Rwanda, ariko biza kurangira mu by'ukuri RDF ibirukanso ibakura muri ishyamba rya Nyungwe ahantu bashakaga kuba bamenera, bagiye mu Burundi, ariko none twatangiye kubumva ku mirongo y'urugamba mu by'ukuri baza guhangana cyangwa se gufasha igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC
yewe na bagenzi babo ba FDLR ngo kuba batsinsura M23. Nicyo wavuga kuri abagabo Vincent ndetse no kuri imirwano yiriwe hariya hano mu by'ukuri mu nkengero ya Uvira? Aba bagabo muri FDLR urabizi yuko n'ubundi basanzwe bafatikanya na FARDC ndetse na Wazalendo, bakaba ari ibintu bari bamazemo imyaka myinshi uhereye igihe FDLR yavukiye. Yego, ntabwo ari none cyangwa ejo bundi bifatanyije na FARDC cyangwa n'ingabo z'Uburundi, kubera yuko n'iki gihe M23 yatangiye gufata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Yego, mu bakadere bo muri FDLR bahungiye mu Burundi bahabwa ikaze n'ingabo z'Abarundi, cyane cyane ko bari barakoranye mu bice bitandukanye bya Rucuru ndetse n'ahandi. Yego, abana mu mujyi wa Goma, barabana mu mujyi wa Bukavu, barabana mu mujyi wa Uvira, ndetse n'abasigaye hirya no hino mu mashyamba arimo bino bice M23 yafashe n'ubundi baracyakorespondana n'Abarundi ndetse na FARDC n'abari mu birumba, kandi nabyo turabyumva ko bakorespondana kuko bafite uburyo bw'ikoranabuhanga bubahuza. Ntabwo rero kuba bari gukorana muri Uvira byakwiye kuba bitungura abantu. Yego, kubera ko ni ibintu bimaze igihe kuva intambara yatangira, kubera ko bafashe FDLR n'Abarundi abariho bahereza inshingano zikomeye kuba azahangana na M23. Halo. Yego, kuba batangira na M23 FARDC inshingano zikomeye ingabo z'Abarundi za FDLR. Ntabwo rero kuba bagaragaye muri mu nkengero za Uvira bahanganyemo na M23 ariko bakabeshya ko ari Wazalendo bahanganye nayo ari ikintu cyakora gitungura abantu. Yego, no kuba bari bari mu ishyamba ry'ikibiri mu Burundi bakaba bagerageza komoka muri Nyungwe, ariko ingabo z'u Rwanda zikabasubizaho mu bice bitandukanye. Bakaza bigiye FRN bari no muri FPM. Nabyo ni ibintu bitakwiye kuba bigutangaza kuko ni umugambi wa kera bashimiye cyaba bandi kuri yo babaesije muri CNDD-FDD, barabanda kugarika minisitiri w'intebe w'u Burundi ndetse n'abandi n'abafatanya na FDLR kuva kera kugera uyu munsi, yaba muri 1998 CNDD-FDD ivuka kugera uyu munsi. Ni abantu kandi ubona bahuje ibitekerezo. Kuba rero baba bari kurwana muri Kongo nyuma y'uko babona kwinjira mu Rwanda bigenda bibananira, ntabwo ari ikintu gikwiye gutungura abantu, ahubwo ni ibintu bikwiye abantu bahagararaho kandi bakavuga ngo twakora iki kugira ngo dutunge umutekano wacu, ejo cyangwa ejo bundi bano bahanya batazatunga umutekano. Ubwo rero mu by'ukuri nuko bimeze, niyo mpamvu ibintu bimeze kuriya. Niyo mpamvu uri kubabona barimo baragerageza kugira ngo bagire ibirindiro bikomeye mu Burundi, banyura mu buryo bw'ubucengezi, banyura mu buryo bwo gutera, bazareba ikiborohera nk'uko Dineva Ndayishimiye agenda bigaruka, ariko agasa n'uwerekana yuko mu Rwanda ari ruzamutera. Ni uburyo bwo kubagira ngo yibagize ibyo yavuze, ariko agifite gahunda, akabanza gukoresha izi FDLR imyitozo azitwara muri Kongo, ariko izindi zijyana mu kibira no mu ishyamba rya Nyungwe. Aha, reka tuze kureba rero mu by'ukuri izi FDLR n'iki byose uko bimeze. Hanyuma se ku bijyanye n'imirwano yabaye uyu munsi urayivugaho iki Vincent? Bimeze bite, nta update zirakugeraho? Imirwano yabaye n'umunsi nyine nuko nabikubwiye ku manywa yuko Wazalendo na FARDC barwanya, ariko akaba ari imitwe yahimbwe na FARDC bavuga ko bari kurwanya na Wazalendo. Ni imirwano iri kuba hagati ya M23 na FARDC. Ubu FARDC irimo irarasa M23 ikoresheje izambiza by'uko twabivugaga. Ariko kugira iyi saha nta gice na kimwe cyari cyavuga ngo hari akandi gace twafashe, yaba M23 yaba FARDC ngo hari aho yakuye aba M23. Ubundi ni ibice amasafa aracyavuga n'ubumba aracyavuga.
nguko ngayo igoma biravuga ko hari abandi baturage rwose ngo hari abatwitswe iyo nkuru waba wabashe kuyikavaringa neza bimeze biti by'iyo nkuru hari amashusho twabonye ntabwo twashyira kunuza kuri YouTube kuko ntabwo batwemerera amategeko ntabyemera ariko hari abaturage batwitse batatu hafi na primaire ya école primaire ya Ndosho hafi n'ikigo cya Regido gishinzwe amazi n'amashanyarazi bakaba batwitswe n'abandi baturage rero bavuga yuko ngo babazize ubujura ndetse n'ibindi byaha bitandukanye abaturage batandukanye rero bakaba bakibaza ukuntu abantu bagitwika kwa mu duce M23 igenzura nayo igiye kugira umuco udahana se bakavuga bati bitwaye tubizi igihe twese agenzuraga hano none biracyaba mu gihe M23 bice bakaba nyine impungenge n'ikibazo cy'umutekano ndetse n'ikibazo cy'ubutabera bakavuga bati M23 ikwiye gukora igishoboka cyose ikigisha abaturage ko bakwiye kwicungira umutekano kandi ikabigisha umuco wo kutihanira ishyiraho inzego z'ubutabera abagenzacyaha abashinjacyaha ndetse n'abacamanza abaturage ko mu gihe babonye umuntu bakora icyaha bakwiye kumushyikiriza ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ndetse n'abacamanza nabo bagafata inshingano zabo zo kubahana aho kugira ngo bajye bakora ibyakorwa mu gihe cya FARDC abaturage bakavuga bati ibi ngibi turabona ko twahuye ntaho twagiye bakaba babyinubiye cyane andi makuru se ariho nayo mbere yuko twakira umunyamurenge nawe akatugezaho amakuru y'umurenge uko hiriwe rwose iyo imurenge ubundi nuko uyu munsi ingabo zari ziri muri MONUSCO zakomeje gutaha ejo hatashye ingabo zigera mu 130 nyine zikomezwa zigezwa Rubero indani indege za MONUSCO zari kubutereza kubatora ubu zabakomezanyije zibajyana Beni kubera saa 10:30 yego ariko uyu munsi hakaba hatashye izindi ngabo za FARDC ndetse n'abapolisi bigera muri 210 bikuwe nyine mwa kino kigo cya MONUSCO kiri mu mujyi wa Goma nazo zikaba ziza gukomezanywa zikajyanwa zikagerwa Rubero indege ya MONUSCO yari kubutera ikazifata Rubero igikomeza Beni no indege za FARDC ndetse n'izindi zo muri za Kinshasa zivuye Kinshasa bakabafata zibakomezanya Kinshasa yego bikaba biteganyijwe ko n'ejo nabo bazakomeza gutaha ubwo muri make ejo nabwo bafite akazi mvetura na MONUSCO ejo nabo bazakomeza gutaha ariko n'uyu munsi umunsi mukuru w'umurimo muri ASM 23 bawijije aho Colonel yavuze yuko yifuza ko abaturage bajya bakora imirimo yabo ko nabo burya uyu munsi ubu bareba abakozi ba leta namwe mukora ibibareba kandi twakora ibishoboka byose mubona imishahara mubona ubwishingizi haba mu kwivuza haba mu kubateganyiriza kugira ngo umuntu ajye muri pansiyo abone ikimufasha mu by'ukuri aricyo barwanira ko ari nicyo baharanira kugira ngo umukozi ntagire uburenganzira bwuzuye nk'uko amategeko mpuzamahanga agenga umurimo abiteganya. Urakoze cyane Vincent. Urakoze Faita, twasigara turarikira abagenzi bacu ndetse n'abakunzi bacu gukurikirana amakuru neza mu gitondo ko tubafitiye andi makuru neza. Okay, urakoze cyane. Hanyuma reka mbere ko dusoza dushireho umunyamurenge nawe atwapudetinge wa mutaramu wacu ukorera hara mu misozi miremire y'umurenge, naho tumenye uko byiriwe ubundi no ibintu bigende neza gatanu kuri kagenzi kako. Murakoze cyane. Tubahaye ikaze bakunda ibiganiro byacu bya televiziyo. Je uri kuri mikro ndi Murenge, mureke mbagezaho amakuru yaranze uyu munsi ku munsi umwe ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Tutaravuga aya makuru reka dusubire ku munsi w'ejo wa gatatu ku minsi 30 y'ukwezi kwa kane. Ejo akarere kose kiri wari amahoro ku buryo bw'umutekano, nta humvikanye urusasu. Akarere kari kameze neza, amashuri yarize, imirimo yose yakozwe bisanzwe, amaduka yarakoze, abacuruzi baracuruje, abahinzi barahinze. Haje kuba amasaha ya saa 6 n'igice niho haje kugaragara ikibazo
cyateje umutekano muke muri aka karere ka Minembwe. Haje kugaragara drone yari hejuru cyane ariko nta bicu byariho. Drone yaragaragaraga n'umwana mutoya yarayibonaga. Iyo drone yarahatinze cyane, yari yahagaze hafi nk'amasaha 4 cyangwa amasaha 4 n'igice iri muri iki kirere cya Minembwe. Abaturage guherwa ayo masaha umutekano uhita uba mubi. Bari bazi ko iyo Sukhoi drone ziza, nyuma hakaza Sukhoi iza gutera ibisasu mu imihana myinshi. Bahise bahunga, amaduka menshi arakingwa kugeza saa 11 niho abaturage benshi bagiye bagaruka mu mazu bari bahungiye ku misozi, abandi mu bihuru bahunga iyo ndege. Bari bazi ko iza ikurikiye iyo drone ikaza gutera ibisasu mu mihana. Tugarutse ku makuru y'uyu munsi, hano mu karere k'Imurenge habyutse neza, nta kibazo, akarere kose kameze neza. Hari izuba ryinshi, hari umuyaga, haratuje. Uturere twose, amarembo yose umwanzi agenda aturukamwo ashora ibitero ku baturage, atera twirwaneho na M23. Hose haratuje. Twavuganye n'abari imbere ku rugamba, baravuze ngo nta kibazo kihari kuko nta mwanzi bari kubona. No mu maeneo bakunze kubona uwo mwanzi ngo kuva cya gitero gitewe ejo bundi mu majepfo ya Minembwe ariyo za Rugezi, iyo misozi babonagamo umwanzi ntibaherutse kumubona. Ni nkaho umwanzi yacitse intege cyangwa umwanzi yagiye kure. Abo niko badutangariza abari imbere ku rugamba. Tugarutse ku makuru avugwa hano i Uvira, naho mu Gasenga mu gitondo abazalendo na FARDC bakozanyijeho kandi barasanye umwanya utari mutoya, ngo FARDC yari igiye kujenga mu madifensi y'abazalendo. Abazalendo bagiye mu misozi ya za Rubarika, ariyo baja gutera ingabo za 23 na twirwaneho. FARDC iravuga ija kujenga muri aya madifensi kuko yarasigaye yonyine. Basanga bwo bazalendo bake basigaye, naho intambara yatangiriye. Abazalendo barabarasa bati bashaka kuja mu madifensi yabo gute, nuko FARDC irimo kwinjiza M23 mu migi. Ngo ibongo bafunze Buvira, ngo M23 ntizakandagiza ibirenge byabo hariya muri uriya mujyi wa Uvira. FARDC ahubwo ive muri Uvira kuko ngo FARDC niyo aduyi, ngo irimo kwinjiza twirwaneho na M20 mu migi. Tugarutse ku baturage b'Abanyamurenge nabo, abaturage b'Abanyamurenge bari hariya muri Uvira bari mu mazi abira, ngo buri munsi ni imisako. Ngo urebye nabi abasirikare ba FARDC n'abazalendo bagata ibisasu mu nzu, bakavuga ko ari ibisasu basanze mu wawe. Ico gihe babigukoreye gutyo ukamenya uko ibikoresho byawe nawe unyazwe. Ntawe barica ariko bari mu kunyaga, bagatwara ibyo bifuje mu nzu byose. Ngo uri umuntu mubi ufite ibisasu kandi aribo babishize mu nzu, bakabirambika, bikakubera ikibazo, bikaba intandaro yo kukunyaga utwawe twose wibiseho. None abaturage bahariya muri Uvira bararira cyane, burira bakavuga ntibuca, bwaca bakavuga ntibwira. Ayo niyo makuru yaranze kano karere k'iwacu. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu bya televiziyo. Turakomeza tubagezeho amakuru aranga kano karere k'Imurenge. Murakoze cyane.